inshuti yanjye niba ushaka kubyaza umusaruro internet, shaka ikintu ukunda uzi gukora neza, cya kintu wenjoy, cya kintu uryoherwa no gukora, kubera ko biragorana cyane ko waza kuri internet gukora ibintu udakunda ngo uzabe successful. Kubera iki? Kubera ko kuri internet bisaba igihe, nibuze bisaba hagati y'amezi 3 n'umwaka kugira ngo bya bintu wazanye kuri internet bitangire bitange umusaruro. Rero ikintu utagikunda kugikora amezi 6, kugikora umwaka biragoranye cyane utaracika intege. Rero shaka ikintu ukunda. Ese ukunda kwigisha? Ese ukunda ikoranabuhanga? Ese ukunda comedy? Ese ukunda football? Ese ukunda politike? Ese ukunda n'ibicyo ukunda? Cya kintu ukunda nurangiza aba ari cyo ushyiramo ingufu. Nurangiza rero kumenya icyo kintu ukunda, wamaze kubashura neza ko icyo kintu ugikunda, jya no ku internet ukora ubushakashatsi. Se mwa bintu ndi gukunda ni ibiki abantu bakeneyemo kuri internet. Ni byiza gufata ko ibintu ukunda ugabikora ubushakashatsi kuri internet n'uburyo abantu babishakamo, warangiza ukabihuza. Guhuza ibyo ukunda n'ibyo abantu bari gukenera kuri internet ni ryo banga ryo kubyaza umusaruro internet. Rero utaramenya ikintu ukunda, ugerageza ibintu byinshi cyane, byinshi cyane, eventually uzisanga wamenyemo ikintu ukunda. Abantu bafite amahirwe nyine bamenye ibyo bakunda mu buryo nyine buboroheye, ariko niba utarakimenya, passion utarayimenya, gerageza ibintu byinshi cyane uzisangamo kimwe. Kuza gukurikira Teacher Sam ku tuntu tw'ubwenge kubijyanye no kubyaza umusaruro internet. Ndabakunda cyane.